ya koko iwaweho TV inganzo mu bafite impano. Ndabasuhuje mwese rero abakurikiye iwaweho TV, ese muraho neza? Nimukomere cyane, mbifurije amahoro y'Imana. Aka kanya rero narinje kugira ngo mbamenyeshe ko hari ibiganiro byacu, amakomedi, ibiganiro, ibintu byose bitandukanye twakoraga kuri channel Impano z'iwacu TV. Narinje kugira ngo mbamenyeshe ko ubu byahindutse, ntabwo tugikorera kuri Impano z'iwacu TV, ahubwo turi gukorera iwaweho TV. Nagiraga ngo nkusabe rero aka kanya tuvugana, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro tujye kujya ducishaho. Agashya kari kuri channel cyangwa se ibitandukanye n'ibyo twakoraga kuri Impano z'iwacu TV, twacishagaho ibigendanye na comedy Papa Cyuma, ariko uyu munsi igiye kujya ica kuri iyi channel. Niyo mpamvu naringiraga ngo mbamenyeshe ko iyi channel yahindutse, ubu turi gukorera kuri iwaweho TV. Mfasha ukore subscribe, share, comment kugira ngo tubashe kujya tugendana umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri, icyo nagiraga ngo mbamenyeshe, ndashaka ko tujya tuganira ku kiganiro cy'umuryango. Kuko buriya mfite ubunararibonye ku kigendanye n'ibiganiro by'umuryango, bitewe n'ubuzima, bitewe naho nagiye mba, bituma tugira ngo tumenyane ibiganiro tugirana, cyangwa se tumenye ibiganiro ukuntu twatanga ibitekerezo, tukunganira abantu. Waba ufite ikibazo tukakugira inama, cyangwa se nawe ukatugira inama, niho dushaka kugira ngo tujye tugendana hamwe. Kora subscribe, ukoreshe ya comment kugira ngo tujye tubasha kugendana neza, kandi ukurikire ibiganiro byacu umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kugira ngo notification zijya ziza ujye ureba ikiganiro twabashe gushyira kuri YouTube channel yacu. Turagushimiye rero wowe wakomeje kudukurikirana. Imana iguhe umugisha, kandi tuzabana neza, tuzakorana neza. Ndabashimiye, murakoze cyane. Ciao. Ya koko iwaweho TV inganzo mu bafite impano.